Bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Murakomeye, muri amahoro. Hari hashize igihe tutabonana, nari maze iminsi ndwaye, ariko ndashima Imana ko umukozi w'umuhanga, umuganga, dogiteri w'abadogiteri yaramvuye, ubu ndi muzima, ndashima Imana. Nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wanjye ko yongeye kutugirira ubuntu, ikaduha aka kanya ko kongera gusangira ijambo ry'Imana. Mbere y'uko dukomeza inyigisho zacu, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 50 mu gushimisha. Iravuga ngo muze mwenyine twihererane. Iyo twihereranye n'Imana tumenya ibiri ku mutima wayo. Iyo twihereranye n'Imana tumenya ubushake bwayo. Iyo twihereranye n'Imana iduhishurira ibishwe by'ahatagerwa. Iyo twihereranye n'Imana iradutabara. Reka rero turirimbe. Muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruhi rabarembeje, urusaku rurabaruhije, dore imiruhi rabarembeje, urusaku rurabaruhije. Mureke ibyifuzwa n'ab'isi, mushake ibyahishwa abanyabwenge, njyewe na Data tubana namwe, ntimuri mwenyine turi kumwe, njyewe na Data tubana namwe, ntimuri mwenyine turi kumwe. Murage mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywe n'uzi imigambi yanyu, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywe n'uzi imigambi yanyu. Inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Uko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, Uwitanga nzamugororera, ndazavuba umuseke utambitse, Uwitanga nzamugororera, ndazavuba umuseke utambitse. Amen, amen. Ubu natwe twaje ku birenge by'umwami wacu, twaje kumva icyo atubwira.
uyu munsi rero umutwe w'ijambo tugiye gusangira Imana yanshyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo kumenya ubwiru bw'ubushake bw'Imana. Kumenya ubwiru bw'ubushake bw'Imana. Kenshi nta muntu n'umwe udashaka kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwe. Ariko kubera ko abasogokuruza bacu Adamu na Eva bamaze gucumura, kumenya ubushake bw'Imana byarakomeye. Niyo mpamvu umuntu ahora ashakisha kubera icyaha cyatumye ubushake bw'Imana buba ubwiru. Ariko nubwo bimeze gutyo, ijambo ry'Imana n'ubundi rirakomeza rikatubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Mubanze mushake ubwami bw'Imana, mubanze mushake icy'Imana, kumenya icy'Imana ibashakaho, ibindi muzabyongererwa. Muri Matayo 6:10 niko hatubwira. Muri Matayo 7:21 naho hatubwira abantu bazinjira mu bwami bw'Imana. Hatubwira ko umuntu uzinjira mu bwami bw'Imana ni umuntu ukora ubushake bw'Imana. Noneho hari n'ahandi Yesu yavuze ati igihe intumwa ze zamubwiraga ziti mwami Yesu twigishe gusenga, hari aho yababwiye ati nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ndagira ngo rero turi kurebera hamwe mu magambo arambuye icyo umutwe w'inyigisho y'uyu munsi utubwira. Ndagira ngo tubanze dusangire amagambo 3, 4 ndetse ari mu ijambo ry'Imana. Nitumara kuyasangira turagenda turebera hamwe icyari cyo ubwiru, kumenya ubwiru bw'ubushake bw'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu Befeso. Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Kubw'ineza y'ubushake bwayo Imana yaducunguje amaraso y'umwana wayo kugira ngo duhinduke abana bayo. Ubwo ni ubushake bw'Imana. Ahandi Abefeso igice cya mbere, reka duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 14. Haravuga ngo itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteranyiriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Reka wenda tube tugarukiye ahangaha. Ahandi ni mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 17 naho haratubwira ngo nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Umuntu udashaka ubushake bw'Imana, Bibiliya itubwiye ko aba ari umupfu. Kandi Pawulo aratwihanangiriza akatubwira ati ntimuba bapfu, ahubwo mushakashake icyo umwami wacu ashaka.
Abefeso igice cya mbere umurongo wa 5 ho haratubwira ngo nkuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Kubw'ineza y'ubushake bwayo. Imana ifite ubushake bwayo. Kugira ngo tubashe kumenya ubushake bw'Imana, yadushyiriyeho igitabo. Yadushyiriyeho igitabo tuzajya gushakashakamo ubushake bwayo. Ubushake bwayo buri ukubiri. Hari ubushake muri make mu buke, ubushake bw'Imana mu buke. Iyo urambuye Bibiliya kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, hagiye harimo ubushake bw'Imana, hagiye harimo iby'Imana ikunda, iby'Imana yanga, ibyo ishaka byose yabidushyiriye muri Bibiliya. Ubwo ni ubushake bw'Imana ariko mu buke. Noneho hari n'ubushake bw'Imana mu bwinshi. Ubushake bw'Imana mu bwinshi nshaka kuvuga niki? Nuko muri ubwo bushake Imana yagiye ishyira muri Bibiliya, noneho buri muntu wese igenda imugenderera ikamuhishurira ubushake bwayo ku buzima bwe. Kuko akenshi mukunda kumva umuntu avuga ati ndi gusenga kugira ngo numve icyo Imana imbwira, numve ubushake bw'Imana muri situation iyi niyi, mu bibazo ibi nibi. Twese tuba dushakashaka ubushake bw'Imana. Kubera iki? Iyo umuntu amaze kumenya ubushake bw'Imana ntago akererwa. Iyo umuntu amaze kumenya ubushake bw'Imana abaho ubuzima bunesha. Iyo umuntu amaze kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwe abaho ubuzima bwuzuye umunezero, kandi intego ye aba yayigezeho kuko aba akora icyo Imana yamuhamagariye gukora hano mu isi. Niyo mpamvu cyagihe ari kubwira abigishwa bamusabye ko bigisha gusenga, yarababwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe hano mu isi nkuko biba mu ijuru. Imana iganje mu ijuru, ariko ubwami bwayo yabuzanye hano mu isi. Twarabibonye twiga ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana imaze kubuzana hano ku isi, umwami w'ubwo bwami twabonye ko ari Yesu Kristo. Kandi natwe twabonye ko abamwizeye yabahaye ubushobozi bw'abana b'Imana. Turabaraganwa na Kristo. Natwe yatwinjije muri ubwo bwami kugira ngo dufatanye nawe gutegekera muri ubwo bwami. Ariko buri wese muri ubwo bwami afite inshingano Imana yagiye imutegurira. Niyo mpamvu umuntu agomba gusenga akagisha inama Imana kugira ngo amenye ubushake bw'Imana ku buzima bwe personnellement muri ubwo bwami. Noneho muri iyo Bibiliya nkuko twabibonye harimo ubushake rusange bw'Imana iri mu ijuru, ariko twebwe yadushyize aha ku isi kugira ngo ubwo bushake bw'Imana buri mu ijuru buze busohorere hano ku isi muri twebwe. Nitwe tugomba gusohoza ubushake bw'Imana. Imana yo mu ijuru ubushake bwayo nitwe tugomba kubusohoza hano ku isi. Mwumvishe rero ko harimo ubushake bw'uburyo bubiri. Hari ubwo bushake bw'Imana muri rusange, ariko noneho hakabaho n'ubushake bw'Imana kuri buri muntu ku giti cye. Iyo umuntu asenga hari igihe uvuga uti narindi gusenga Imana imbwira gutya, Imana impa ijambo. Iryo jambo baryita rema. Naho iyo ari ubushake bw'Imana muri rusange, ni Bibiliya dusoma, ni logos, ni ijambo ukavuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Ibyo bikaguha ibyiringiro. Ariko rema yo ntabwo iguha ibyiringiro, ahubwo iyo rema yo iguha kwizera. Noneho mu Baheburayo igice cya 11 kwizera bivuga iki? Ngo ni ukumenya udashidikanya.
reka twumve icyo bivuga neza. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Iyo usoma muri rusange ubushake bw'Imana biguha ibyiringiro, ariko iyo umaze gusenga wagize ubusabane n'Imana, Imana ikakugenderera ikakwereka ubushake bwayo, icyo gihe bikuremamo kwizera. Noneho kwa kwizera kuko ari ukumenya udashidikanya ibyiringirwa, kwa kwizera iyo ugushyize mu bikorwa kubyara igitangaza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko nari natangiye rero mbabwira, nababwiye nti abasokuruza bacu batarakora icyaha, ubushake bw'Imana kugira ngo ubumenye ubusobanukirwe byari byoroshye, ariko aho bamaze gukorera icyaha, kugira ngo ubu ngubu umenye ubushake bw'Imana birakomeye, byahindutse ubwiru, nk'uko twabibonye mu Befeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 9. Ariko nubwo bimeze gutyo, nk'uko twagiye twiga mu masomo yose yagiye abanza, ikibazo cyose umwanzi yateje, Imana yagiye itanga igisubizo. Icyo gisubizo cy'ibibazo byose umwanzi yateje, igisubizo cyose kibonerwa muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo niho tumenyera ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Noneho kwizera, nk'uko twabibonye, ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kwizera kuza buhoro buhoro. Hari abantu bavuga ngo ngo mfite kwizera. Kwizera kuraza kandi kuza buhoro buhoro, uko ugenda ufata ibihe byo gusenga, uko ugenda uba mu ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana ntabwo riba rikiri bwa bushake muri rusange, ahubwo bihinduka ubushake bw'Imana kuri wowe rema. Imana ikubwira icyo ugomba gukora. Ndagira ngo nanone tubanze twongere dusangire ibyakozwe n'intumwa. Haravuga ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Murumva ko nubwo ubushake bw'Imana ari ubwiru, ariko hari abantu Imana ireba ikavuga iti, uriya muntu afite umutima nk'uwanjye, azakora ibyo nshaka byose. Ahandi hantu tuzamenyera ubushake bw'Imana ni uko tugirana ubusabane n'Imana. Ikindi ni uko tuba mu ijambo ry'Imana, kuko nudasoma ijambo ry'Imana ntabwo uzamenya bwa bushake rusange bw'Imana. Imana ishaka ko tumenya muri rusange. Noneho kugenda usenga nawe, Imana iguhishurira ubushake bwayo, wowe ikigushakaho mu buzima bwawe. Noneho kugira ngo ubimenye ubigenza ute? Hari icyo tugomba gukora. Icya mbere, ugomba gupfa kuri kamere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Ikongera ikavuga ngo muhinduke rwose, mugire imitima mishya. Ntabwo ushobora kumenya ubushake bw'Imana uri umukristo wa kamere. Twize ubwoko bw'abakristo. Twabonye ko hari umukristo wa kamere, hakaba n'umukristo
wuzuye umwuka wera. Uwo mukristo wuzuye umwuka wera rero niwe ubasha kumenya no gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Naho umukristo wa kamere twabonye ko ariyobora, birakomeye ko akora ubushake bw'Imana. Kugira ngo rero ubashe kumenya ubwiru bw'ubushake bw'Imana nuko upfa kuri kamere yawe, ukaba umukristo uyoborwa n'umwuka wera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Icya kabiri ni ugusenga no kuba mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu, iyo uba muri iryo jambo ry'Imana ukayoborwa n'umwuka wera, umwuka wera agera igihe aganza mu mutima wawe, noneho we akakwemeza, akakwemeza. Hari abantu bidakenera ko barota, bidakenera ko babahanurira, bidakenera ko berekwa, ahubwo we mu mutima we akagira conviction. Kandi akenshi nibyo by'abahanuzi, kubera ko umwuka wera aba muri twebwe, aratuganiriza, avugana natwe. Iyo Imana ibona dushidikanya, nibwo idutumaho intumwa zayo, ariko izo ntumwa zayo ziza zishimangira iby'Imana imaze iminsi ivugana nawe, kuko umwuka wera aba muri twebwe, akorera muri twebwe, ijwi rye ryongorera mu mitima yacu. Iyo rero ufitanye ubushuti n'Imana, iyo ufitanye ubusabane n'Imana, ubasha guhishurirwa ubushake bw'Imana. Iyo conviction iba muri twebwe y'umwuka wera. Ikindi, kugira ngo umenye ubushake bw'Imana, hari igihe n'Imana ikoresha ibibazo. None hari igihe iba yaravuze iti uyu muryango ndawufunze, ntabwo uzawunyuramo, ntabwo uyu muryango ari uwawe. None twebwe tugakomeza tugahatiriza, kandi ubwo Imana yafunze uwo muryango kugira ngo itwereke ubushake bwayo. Hari igihe rero ikoresha ibibazo, ibigeragezo, kugira ngo idusunikire mu bushake bwayo. Nk'uko ijambo ry'Imana mu Baroma ribitubwira ngo byose bifatanyiriza hamwe ku bakunda Imana kubazanira ibyiza. Niyo mpamvu niyo turi muri ibyo bigeragezo, ubwo Imana ibishakishamo uko twakora ubushake bwayo. Noneho akenshi abantu gutegereza birabagora. Akenshi iyo Imana iguhaye ijambo, ntabwo ibintu ikubwiye ihita ibisohoza ako kanya. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Kuza ko bizaza ntago bizahera. Ariko ngo naho byatinda ubitegereze. Kenshi rero twebwe dushaka ko bita biba ako kanya. Ibintu by'Imana kugira ngo ubashe kubibamo, ugomba kuba ufite ikintu cyitwa kwihangana, ugomba kuba ufite ikintu cyitwa gutegereza. Nk'uko rero nababwiye ngo Imana ikoresha ibimenyetso, na buriya bushake bubiri nababwiye, ariko hariho n'ubundi bushake bita la volonté permissive. Ni hahandi umwana w'umuntu akomeza guhatiriza Imana, akayihatiriza, noneho byagera aho ngaho Imana ikakubwira iti genda. Muri Samweli, Abayisiraheli Imana yari yaravuze ko ariyo izababera umwami. Barangije ngo bareba ayandi mahanga,
bati natwe turababwira Samweli bati genda ubwire iyo mana ko natwe dushaka umwami. Imana ibwira Samweli iti ntago ari wowe banze ahubwo ni njyewe banze, genda ubimikire Sawuli. Sawuli ngo yabatwaje igitugu, Mana ishobora byose, ariko kubera umutima w'umwana w'umuntu unangiye, noneho natwe muri twebwe Imana ikaba yaraduhaye ubwo bushake, yaduhaye guhitamo. Yaravuze ngo nshyize inzira ebyiri imbere yawe, uhitemo. Nshyize inzira y'urupfu n'ubugingo, nuhitamo ubugingo uzabaho, nuhitamo urupfu uzapfa nyine no gupfa. Nshyize imbere yawe inzira y'umugisha n'iy'umuvumo. Imana natwe ntago idushyiraho igitugu, ahubwo iduha guhitamo. Yo ifite ubushake bwayo ku buzima bwacu, ariko rimwe na rimwe hari igihe kwihangana gutegereza bitunanira, noneho bikaba ngombwa ko Imana itureka. Ndibuka rimwe twasenze Imana, twe dufite icyifuzo gikomeye, turasenga, Imana iduha amasezerano, ariko irangije iti muntegereze. Turakomeza turahatiriza kwihangana biranga. Irangije irambwira iti kwihangana byarabananiye, none iyi nzira yose muzanyuramo ndayemeye. Inzira turayishakira bicamo kuko yari yayemeye, ariko mbere yo kwinjira muri iyo gahunda irambwira iti uzaca mu bikomeye ariko nzabana nawe, sintinya abakomeye, nta mwanzi ngira, genda. Hari uko njyewe nari nabiteguye kwiza, wanze gutegereza, genda ubikore. Mana yanjye, naragiye, nahuye n'intambara zikomeye, nicuza icyatumye mbikora. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, iyo Imana imbwiye iti no, ni no. Iyo imbwiye iti wi, ni wi. Iyo imbwiye iti ni feruje, ni feruje, ndahagarara. Iyo imbwiye iti ni icyatsi, komeza ugende, ndagenda. Murumva rero hari igihe tunanirana, byabaye no kuri Baramu na Baraki. Nuko umwana w'umuntu ameze, ariko ubundi Imana yo ishaka ko tuba muri volonté parfaite. Muri Luka igice cya mbere kuva ku murongo wa 28 hari marayika Gaburiyeli yaraje abonekera Bikira Mariya, aramubwira ati uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, ni uzacungura amahanga yo ku isi. Noneho Bikira Mariya aramubaza ati ibyo bizashoboka bite ko ndi isugi? Nuko marayika Gaburiyeli aramusobanurira, aramubwira ati umwuka w'Uwiteka azagutwikira, imbaraga z'umwuka wera nizo zizakora ibyo bitangaza. Murumva ubushake bw'Imana, Yesu yagombaga kuvuka akaza gucungura amahanga, ariko ubwo bushake bw'Imana hano ku isi hari umuntu wagombaga kubusohoza. Umuntu wagombaga kubusohoza ninde? Ni Mariya. Ariko uko kuntu marayika yaje kumubwira, Mariya nawe yaramubajije ati ibyo bintu bizagenda gute? Imana tugomba kuyibaza detaye zose, ikagusobanurira kugira ngo koko ukore ubushake bw'Imana bwuzuye. Amaze kumubaza gutyo, marayika amaze kumusobanurira aravuga ati ibyo uvuze bingirirweho, ngewe ndi umuja wa Nyagasani. Marayika ngo abona kugenda. Ubwo tugomba gusenga kugeza igihe tumenyeye neza ubushake bw'Imana, kandi mu bibazo byose, mu ntambara zose duhura nazo, tugomba kwegera Imana tukayibaza. Nta kintu na kimwe Imana yemera
idafitemo ikintu ishaka, kuko niko mu Baroma havuga ngo byose ibifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Ubwo rero hariya Mariya yarabonye iki? Yarabonye rema, ya rema nababwiye. Amaze kwakira ijambo ry'Imana Gaburiyeli yamuzaniye, hashize iminsi aratwita, abyara umukiza w'isi, Yesu Kristo. Ahandi urundi rugero nabaha ni nuriya musirikare wayoboraga ingabo z'Abaroma. Umugaragu we yararwaye. Amaze kurwara, uriya mukuru w'ingabo z'Abaroma, umugaragu we yararwaye. Amaze kurwara, yari yarumvishe inkuru za Yesu, ariko Abaroma ntago bari bemerewe kujya mu isinagogi, n'Abayahudi ntago bari bemerewe ngo kujya gusura Abaroma. Noneho ariko uwo musirikare akaba yarumvishe ukuntu uwo Yesu ari umuntu utandukanye n'abandi. Noneho aravuga ati reka ngende mwegera. Aragenda aramwegera, aramubwira ati rwose Nyagasani, umugaragu wanjye ararwaye, ararembye, ameze nabi, arababara cyane, none ndakwinginze mukize. Yesu aramubwira ati ndaje mukize. Amaze kumubwira ngo ndaje mukize, ubwo wa musirikare w'Umuroma yahise amenya ubushake bw'Imana ku mugaragu we. Yahise yumva ko Yesu ashaka kumukiza. None nubwo yahise amubwira ati Nyagasani, ntibikwiye ko winjira iwanjye, vuga ijambo rimwe gusa, tegeka, umugaragu wanjye arakira. Yesu aravuga ati kuva nabaho muri Isirayeli ntago ndabona umuntu ufite kwizera kungana gutya. Ngo ako kanya uwo mugaragu we yahise akira. Yageze yasanga yaragiye asanga uwo mugaragu we yakize. Ariko uwo musirikare yabanje gushaka kumenya ubushake bw'Imana. Amaze kumva ko Yesu yemeye kujya iwe agakiza umugaragu we, nibwo Yesu amubwira ati vuga ijambo rimwe gusa, umugaragu wanjye arakira. Ni henshi natwe nuko nguko twagombye gusenga. Rero muri Zaburi y'119 umurongo wa 89 haravuga ngo ijambo ryayo ryashyizwe mu ijuru. Ijambo ryayo ryashyizwe mu ijuru. Iyo rero Imana ije ikakubwira ubushake bwayo, iguha n'ubuntu. Ubuntu ni iki? Ubuntu iguha ubushobozi bwo gutuma ushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Iguha ubuntu butuma ushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Iguha ubushobozi butuma ukora ibyo ishaka. Murumva Mariya yaramubajije ati bizagenda gute? Imubwira uko bizagenda kose. Ubuntu bw'Imana, ubushobozi bw'Imana bushoboza Mariya gusohoza imigambi y'Imana. Ahandi ni hariya mu kibaya, igihe Imana yabazaga Ezekiyeli iti se aya magufa ashobora kubaho akongera akaba mazima? Ezekiyeli aramubwira ati mwami Mana, ni wowe ubizi, njyewe ntabwo mbizi, ni wowe ubizi. Noneho nyuma rero Imana yaje kumubwira uko ari buhanure ayo magufa akongera agasubirana kugeza igihe ahindukiye ingabo. Imana ntabwo yabonaga magufa, ahubwo yabonaga ingabo. Ubushake bwayo ntabwo kwari ukubona ayo magufa, ubwo bari barapfuye bahagaze nyine mu maso y'Imana bagaragara nk'amagufa. Ariko ntabwo Imana yashakaga ko bakomeza kuba amagufa, ahubwo yashakaga ko
bavamo ingabo zikomeye, kuko abayisiraheli Imana yari yarabatoranyije kuba ingabo z'Uwiteka. ariko abajije Ezekiyeli ati ni wowe nyagasani ubizi. Imana yiciriye inzira kugeza igihe ayo magufa nyine ahindukiye ingabo. Reka dusome muri Matayo igice cya 15 duhere ku murongo wa 28 twumve icyo hatubwira kuri uriya mugore. Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi, mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Urumva uyu mugore yarakomeje arihangana, arapfukama, aringinga kugeza igihe ubushake bw'Imana busohoreye. Kandi twabonye ko ubushake bw'Imana bugendana no kwizera. Kuko iryo jambo Imana ivuze niryo ribyara kwizera muri wowe. Noneho kwizera kukabyara igitangaza, niko twabibonye. Ahangaha rero uyu mudamu we, uyu mugore, uyu munyakananikazi waratangaje. Nta nubwo Imana yamubwiye ibintu byiza. Bwa mbere yaramwegereye ati, mwami mwene Dawidi, mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni. Yesu ngo ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Abigishwa nabo begera Yesu bati, uyu muntu uri kuvuza induru, uri gusakuza, mujyane kure yacu rwose, yo gukomeza kutubuza amahoro. Umugore arakomeza, ntiyacika intege. Ahubwo abigishwa bamaze kumwirukana, Yesu nawe arangije arongera amuca intege. Aramubwira ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Wa mugore aho kugira ngo acike intege agende, ahubwo ngo aramwegera arapfukama. Aramubwira ati, mwami ntabara. Yesu arongera aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Urumva ni ibikwasi gusa yagiye ajombwa, ariko yari agitegereje ijambo. Yari ategereje ijambo. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira buvuye ku meza ya ba nyirazo. Arongera aramusubiza nawe. Noneho Yesu arumirwa kubera kwizera k'uwo mugore. Aravuga, maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Ahandi ni hariya Petero yabonye Yesu agendera hejuru y'amazi. Noneho Petero abwira Yesu ati, niba ari wowe, mpamagara nanjye nze. Yesu aramubwira ngo ngwino. Petero yagendeye ku
ku ijambo rya Yesu. Ku ijambo rya Yesu byatumye Petero agendera hejuru y'amazi, ntiyaruhama, ntiyarigita hasi. Kenshi rero abantu bavuga ngo barizeye, ubushake bw'Imana bugendana n'ijambo. Ijambo Yesu yakubwiye ngo iki? Kwizera gusa ntabwo bihagije, ahubwo ijambo uri kugenderaho ni irihe? Kuko ijambo twabonye ko nibwo bushake bw'Imana. Abantu rero bagendera mu bigare, abarokore cyane cyane, ugahurura. Hari ubuhamya nigeze kumva ngo imvura yaraguye ari nyinshi, noneho imivu iratemba, ariko yari imvura nyine iteye ubwoba. Noneho abakobwa ngo baravuga bati ariko Yesu ko yagendeye hejuru y'amazi, reka natwe tugendere hejuru y'amazi. Ba bakobwa baragiye bagendera hejuru y'amazi, bagenda bagiye, kandi ngo bari bizeye ngo kuko na Petero yagendeye hejuru y'amazi. Ariko Petero yagendeye hejuru y'amazi kuri rema. Yesu yaramubwiye ati ngwino. Nawe ugomba gutegereza iyo rema, ugomba gutegereza icyo Yesu yakubwiye. Yakubwiye iki? Icyo yakubwiye bari cyo ugenderaho. Nkuko rero tumaze kubibona, ndimo ndagenda nsoza, kumenya ubwiru bw'ubushake bw'Imana. Ubu ntago, kubera Yesu yaraje kugira ngo icyo kibazo cyo kugira ngo bikomeze kuba ubwiru kirangire, bisaba ko twizera Yesu. Ikindi bisaba ko duhinduka rwose, tukagira imitima mishya, tugapfa kuri kamere, tukagira imibanire myiza n'Imana, tukaba mu ijambo ry'Imana, tukayoborwa n'Umwuka Wera, kuko abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Noneho twabonye ko ni nka shene, habanza bwa bushake bw'Imana muri rusange bukaduha ibyiringiro. Noneho twarangiza, uko ugenda usenga, uko ugenda ubana n'Imana, Imana ikaguhishurira ubushake bwayo ku giti cyawe, ku buzima bwawe. Buri muntu wese yaremye hano mu isi, noneho igenda imwereka ubushake bwayo kuri buri muntu. Ariko kugira ngo ubashe kubimenya, nuko ubasha kugirana ibihe n'Imana. Ngo niyo byatinda ubitegereze, kuko ni ibintu Imana igenda buhoro buhoro, kuko iba igomba no kuduhindura. Ntabwo igukoresha itaraguhindura. Twabonye ko iyo umuntu amaze kumenya ubushake bw'Imana, bimurinda gukererwa, bimurinda kuruha cyane, kuko hari igihe uta igihe ukaruha, ukajya wizengurukaho kubera ko utari mu bushake bw'Imana. Kandi bituma ubaho ubuzima bunesha, ubuzima bwuzuye umunezero, ubuzima bwuzuye ibyishimo, kuko uba uri gukora, uba uri mu cyo Imana yakubwiye gukora, mu bushake bwayo. Ndagira ngo dusoreze ku magambo atatu. Ijambo rya mbere riri muri Yosuwa igice cya mbere, umurongo wa 8. Avuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ibiri muri iki gitabo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, kuko tugomba kwatura, tugomba kuvuga. Kuko twabonye ko mu kuvuga ibintu tuvuga bifite imbaraga, kandi tugomba kuvuga ibintu byiza, kuko ikintu cyose usohoye mu kanwa kawe uba uri kubaka mu buryo bwiza, cyangwa uba uri kubaka mu buryo bubi. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo urinda ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe.
iyo ubwiye umuntu ibintu byiza uba umwubatse, ariko iyo ubwira umuntu ibintu bibi uramusenya, uramwica. niyo mpamvu rero ahangaha ijambo ry'Imana ryabwiye Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe zose ukabashishwa byose. iyo tuba mu mwuka wo gusenga, iyo tuba mu ijambo ry'Imana, iyo ari iryo twatura, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. ntago ibyuzuye mu mutima wacu nibyo akanwa kacu gasohora, nibyo akanwa kacu kavuga. noneho rero iyo mu mitima yacu tuyujuje ijambo ry'Imana, hasohoka ijambo ry'Imana. kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga. iyo rero umuntu yuzuye ijambo ry'Imana, ibyo yagerageje gukora byose bimubera byiza, ibyo yagerageje gukora byose aranesha. kubera ko habaho za defi. hano kuri iyi si duhura n'intambara, duhura n'ibigeragezo, ariko iyo hari icyo Imana yakubwiye, uko byagenda kose ubuze ubushake bw'Imana, ubuze icyo wavuganye n'Imana, ntago ibyo bintu byose bikomeye tunyuramo bigutera ubwoba, kuko ubutsinzi bwa nyuma, ubutsinzi budasubirwaho, ubuzi ko byanze bikunze ubufite. nubwo imbere yawe uhabona intambara, nubwo imbere yawe uhabona ibikubuza gutambuka, ariko byanze bikunze ubuzi ko ufite ubutsinzi. hari umuririmbyi yaririmbye ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, ariko uko byagenda kose ubitegereze. iby'Imana yavuganye nawe, ijambo Imana yakuvuzeho, iririnda ibihe n'ibihe kandi ikarisohoza. ubushake bwayo byanze bikunze irabusohoza. niko muri Yesaya 55 havuga ngo icyo Imana yatumye ijambo ryayo izagisohoza. ahandi turi busome ni mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 20 n'uwa 21. Abaheburayo 13:20-21. nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama, niwe mwami wacu Yesu Kristo, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka. ntabwo Imana ishobora kugukoresha ibyo ishaka itaragutunganya rwose. niyo mpamvu kenshi mubona abana b'Imana, iyo umaze kumenya Yesu uca mu ruganda, ariko urwo ruganda ibigira ngo igukuremo izahabu, ibigira ngo igutunganyirize rwose gukora ibyo ishaka. haleluya. ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo, ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibe icye iteka ryose. amen. nkuko nahoze mbabwira rero, mu kumenya ubushake bw'Imana hari aho twabonye ko Imana ikoresha conviction zacu. mu kintu cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. umwuka wera uri muri twebwe arakwemeza, akakubwira ati ubushake bw'Imana ni ubu ngubu. noneho ahangaha muri iki gitabo cy'Abaheburayo tubonye ko Imana irabanza ikadutunganya rwose kugira ngo tubashe gukora ibyo ishaka n'ibyo ishima.
noneho yarangiza ni nayo ikorera ubushake bwayo muri twebwe. Ariko nk'uko twatangiye hariya Yesu yigishaga abigishwa be gusenga, isengesho ryacu rya buri munsi tugomba gusenga tuvuga tuti ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe muri twebwe nk'uko biba mu ijuru, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Kuko ubushake bw'Imana ni uko ubushake bwayo buri mu ijuru, twebwe yaremye ikadushyira hano ku isi, tugomba kubusohoza hano ku isi. Ariko murumva ukuntu Imana ari nziza, ikatugirira icyizere, ikabona turi abo kwizerwa. Haleluya, amen. Ahandi ni muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere. Yohana wa mbere 4 umurongo wa mbere haravuga ngo, bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Tugerageze imyuka yose. Mu isezerano rishya Imana itwemerera kugerageza. Ntabwo ishaka ko tumiragura ibintu byose twumvisha, ibintu byose tubonye n'abo bahanuzi b'ibinyoma ngo baze batubeshye. Oya, nawe Imana yaguhaye umwuka wo kugenzura imyuka, ngo ntimuhinyure ibihanurwa, ngo ariko ngo mubigeragereshe ijambo ry'Imana, nimurangiza mugundire ibyiza. Ibintu byose ugomba kubigerageza. Ibyo ijambo ry'Imana rirabitwemerera tubigerageze, kuko umwuka wera uri muri twebwe azadusobanurira, ngo azatwigisha, azatuyobora mu kuri kose. Ariko nitumwemerera ko atuyobora, ntitubi ibyigenge, ntituba abakristo ba kamere. Imana yacu rero ishimwe kandi habwa icyubahiro, kandi uko bwije nuko bukeye tuyisabe kugira ngo ubushake bwayo bwuzuye bube muri twebwe. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye ko udukunda kandi kutwitaho. Turagushima ko ibyo dushakaho ari ibyiza gusa. Mwami, wadushyize hano kuri iyi si kugira ngo dusoze ubushake bwawe. Ntabwo rero twabyishoboza. Mwami, dushobozwa nawe, uduha imbaraga. Turasenze kugira ngo udushoboze, utuyobore mu kuri kose, utwigishe, uduhe guhishurirwa, kugira ngo tubashe kumenya ibyo ushaka n'ibyo ushima. Komeza rero udutweze, komeza kandi udutunganye, kugira ngo kuri wa munsi nk'uko Pawulo yavuze ati, narwanye intambara nziza, mbikiwe ikamba. Natwe Mwami, ubwo tuzaba tugeze ku ndunduro y'ubuzima bwacu, natwe tuzabashe kuvuga nk'ayo magambo Pawulo yavuze. Ndagushimye rero ko ubidushoboza, mu izina rya Yesu, amen.